ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ishyano ry'umushyitsi wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ubundi muri iyi si bucya bwitwejo. Uyu munsi biba ari byiza ejo ari bibi. Ikibazo abantu ntibabimenya ari nabyo bituma batumva umubabaro wa bagenzi babo. Dukurikira umukino. Uretse kwihagarara mu mafuto ubw'icyo nkubwira kitari ukuri n'ikiye ntari. Kitari ukuri se ahubwo uvuga n'ikiye. Wowe na nyoko simwe mwazanye iri anda itagira uburere mu mbere wanyu. Niko umuto. Noneho uravuze ngo ndi umunyamafuti. Ngewe umuntu w'umugabo wagukoye nkagukura iwanyu nyise umunyamafuti nasone. Abe wowe, abe mukecuru, mwese muri kimwe pe. Ubu sinama kugira niyi. Ngo iki? Guta urugo rwawe ukajya kurarana n'indi yacumbikiye. Yaba data we. Niko muto. Noneho uravuze ngo na mama umbyara ni umunyamafuti rero. Ariko rero kana gasuzuguro pe. Niko utinyuke wite mama umunyamafuti sha nkumva noneho. Reka tubireke ntari. Tubireke. Gusa ubutaha ni wumva uri burari wanyu. Uzajya ubitumenyesha ntiduteke ibiryo byo gupfuguza. Wowe nande sera? Wowe nande? Wowe n'abana baye bangaye? Ndakubaza. Ariko ntari uzanoneka kugeza ryari? Kugeza igihe uzumvira kuri ingumba. Nta soni. Ariko ye. Nakoreka ndeke gushinyagura. Kuko ingumba niburi bayirigeze kubyara n'iryo rimwe. Nta soni. Reka nkubise nigendere ntari. Ujya he? Ugende kuko udashaka kumva kuri rero. Umuto. Ndavuze ngo uri igishushumbwi. Abakubona ugenda uzunguza amabono rerga. Bagira ngo uri umuntu kandi uri igiporoporo. Nacyo cyashizemo imyanda. Uranyita igiporoporo uhereye he? Ntari inshuro zose ngiye kwa muganga bakansaba ko tuzana kugira ngo badufashe n'izinga. Bagusaba ngiye nari. Iyo nyorero utekereza ko iyo nda nayitera cyangwa ko hari undi mugabo ngira atari wowe. Ngo iki? Nayitera inda. Ariko akanakumiro noneho. Noneho ushatse kuvuga ko nari ngo ari ngewe naniwe kugutera inda noneho. None ko ari wowe mugabo nzi se mvuga iki? Mvuga iki? Ninjye mugabo uzi? Ni wowe. Ariko yete. Akanakumiro. Wowe mutoni. Ngewe nyine. Erewe. Abaguteye inda uzihuburamo kugeza zijyanye na nyababyeyi zigasigura igiporoporo se n'abagore bagenzi bawe. Ariko ubundi ndafiki nawe ko mfite umukobwa wangiriza w'imyaka 8 wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza di. Abanzi neza ko mbyara. Wowe ufite nde wowe. Kuraho gusa kukubona guke. Ariko ntarindwa mugabo wanjye twashakanye dukundanye. Wacishije make. Ncishe make. Tugahuza tukajya kwa muganga. Kwivuza ko wenda wasa. Ova ceceka. Wowe ubwo mbwizo kuri. Twashakanye mu nda yawe harimo nyababyeyi cyangwa harimo umuyaga. Ndakubaza nyine. Ikibazo nakubajije ntago wacyumvise se. Ndakubwiye ngo wisubirisha mu magambo se ndinjajwe. Burya bwose ya magambo avugwa inaha ngane wowe yakwirakwiza ntari. Nyumvira noneho. Ngewe nkwirakwiza yahe magambo? Niko. Agasuzuguro noneho kamaze kukugera mu gahanga ku buryo utinyuka kumpimba amazina sha. Ukanyita radimbunza munwa. Kanyamagambo. Injajwa barayavuga bavuga menshi. Ubwo yose ni amazina umbatije mu kanya gato. Niko wa mugore we. Nikuvuze. Kandi wa mugore we reka nkubwire wananiwe gutwita umwana nk'abandi bagore utwita agasuzuguro. Ndabona ari cyo bakagipana. Ariko ubu ntari ngo nzigire niko. Ese ubundi uvuze ko nyiri urugo yapfuye ni ubumwishe. Nakubazara. Umugabo wanjye. Icyo washatse ushaka ari urubyaro rugukomoka. Wakabimenyese. Nibyo koko n'ibyahise biba nk'uko bigendekera abandi. None ariko ibuka urukundo twakundanye reke kugenda ku marangamutima y'abandi bantu ngo bidusenyera umuryango. Ntasoni urukundo twakundanye se rwamarije ukantera kunezera intera agahinda mpimba amazina nsesereza. Wera agahinda intera amazina nsesereza. Maze rero sinzi icyo abantu bapfa n'ukuri. Ubwo urashaka kwiriza rero ngo ukuntu uje kukaza amaso yagutukuriyeho. Watumbye ugana na dendo. Kuko wabwiye ukuri rero.
ariko ye ubundi sinzi gutumye amarira aba ntamaje akaza ndi imbere yawe wa mugabo navuze ko utazongera kubona amarira yanjye ntajya wongera kubona amarira yawe urarira se ngo muri ayo marira hazemo abana b'abahungu n'abakobwa nibura ngo ubu ubyaye muri iyi myaka 7 umaze undya imitsi urya imitsi ngewe umutoni utayirya ibyo wumvira byera mu murima wande ugarama mu nzu yubatswe nande umuto rekeraho ntari ngo ndekeraho niba uvuga ko ntunzi hejuru umushahara wanjye ugera kuri konti ukajya kuwufata ukangenera uturafaranga utangiye kunyurira noneho n'ubufaranga bwawe biraza guhinduka narakubashye bihagije uramasi ntako ntihanganye kugira ngo nkunde nubake wubaka ariko sinshobora gukomeza gukorera inshoreke yawe biraza guhinduka uvuze ngo icyo muto ndavuze ngo biraza guhinduka narenga tangaye hari ikindi cyakuzana kureba nyoko atari amatiku ya muramukazi wawe ngo ibyo nkubwiye ni amatiku mama atari amatiku se wabihagazeho ibyo uvuga wigeze ubibona na rimwe nshobora kuba ntarabibonye ariko hari ababibonye kandi banabifitiye gihamya mama ni ukuri ko siko kuba umubyeyi Tabita twumvikane narakubyaye ndakurera urakura ndagushyingira ubu nawe urarera abana bawe ndekera uburere bw'uwanjye muri make nkureka usenyere musaza wanjye musenyera gute furaha koko mama furaha ukure furaha mu isantere umuzani wawe umurerane n'abana be kugira ngo ukunde umuhuze na musaza wanjye ni gute umuntu w'umubyeyi asenyera umwana we yibyariye koko ubundi se yari yubatse uruhema yararwubakanye nande yararwubakanye n'umugore yihitiye ceceka utabi ceceka vuba none ahangaha utanyibutsa ko ari wowe wakuruye uriya mukobwa mu rugo rwanjye aha ngo murigana muri za kaminuza akahahurira n'umwana wanjye akaza yiyorobeka tukagira ngo ni umukobwa witonda none umwana wanjye agiye gupfa urwo baseka uribuka ko ntarindwa ari we muhungu wenyine nabyaye tabi ariko mama ntarindwa yashatse nizeye ko azabyara abahungu ntabyaye none uratinyuka ukaza kumbwira ubusa uvuganira uriya mutsindwa unciriye umuryango ariko mama ubu tuzi abantu bangahe bihanganye nyuma y'imyaka 10 Imana ikabaha urubyaro koko umubyeyi waretse kwenyegeza umuriro utwika urugo rwa musaza wanjye none ibyo nibyo wifuriza musaza wawe icyo mwifuriza ni ukutavuza induru mu kigeragezo agafatanya n'umugore we bakajyana kwa muganga bakabafasha uko bashoboye bikabafasha kubona urubyaro aho kujya mu ndaya nako kuzisanga iwawe aho uzicumbikiye ninde wita indaya tabi uriya mugore nako ndabaza ibyo nzi nka mwarimu nta wundi utarifuraho umukobwa wa kagango twese tuzi umukobwa wakuze tumureba niwe wita indaya kuko yagize ibyago abasore bakamubera babi uwo bakundanye akamutera inda akagenda undi akaza amwizeza ko bagiye kubana akamutera iya kabiri uwamubyayeho umwana wa gatatu si umuhungu wa Matayo ntitumuzi furaha ntiyambwiye ko yamufashe ku ngufu kandi koko ikigaragaza ko ari ukuri nuko yabo bahise batwara umwana kimubyara kugira ngo atamurega umubyeyi wabaye uti nanjye amubyariye sinananirwa kumurerera nsanzwe ndera imfura ya musaza wawe sinananirwa kumurerera ubuheta takora tabita nakumirwa we wumijwe niki mbese muri make unyemereye ko furaha muzanye wawe ngabyarane n'umuhungu wawe nabihakana se kubera iki nazanye umukobwa nzi neza ko mfite n'amakuru yimvaho ko abyara mama ndagira nkubwire ko umutoni atazakomeza kwihangana iby'umukorera wowe n'umuhungu wawe ibikisi kubona ko kategereza umugabo akamubura yamushakisha agasanga amazi iminsi ataha iwawe kandi warahamuzaniye indaya koko mama urumva azakomeza kwihanganira ibyo bintu azabireke atumuke asubire iwabo shyuhu niba yaranagutumye reka nanjye mugutumeho tabi amagambo nkubwiye ntabwo arayo yantumye mama utava umutera mu rugo rwe ndakuzi nayanjye bwite kuko ibyo umukorera mbizi nushaka umusange aho akorera ku murenge umumbwirira uti nta bwoba dufite wagiporoporo umukazana wawe niwe ugeze aho wita igiporoporo mama atabacyo umugore utagiranye ababyeyi urumva ari igiki umuyaga ntuzamukira hasi ugahingukira mu mutwe rekeraho baba rekeraho rwose rekeraho urikanze se ngende nzane megafone nsengerera umuhwituza azenguruka isantire azamuka imisozi amanuka ibibaya abibwira abatuye uyu murenge bose bamenye ko sosiyete ari igiporoporo burya yirirwa bagira inama zo kubana neza mu ngo zabo ubwo rukaba rwaka umuriro kubera yarutashyemo yambaye ubusa ndatekereza ko waba umusebeje utiretse mubyeyi kuko yabaye umwe mu bagize umuryango wawe ntakabewe n'iki gihe nta sano dufitanye namba twari kuyigira niyo mbyarira abuzukuru wavuze ko ngo nuhigimye abavuze
ihorere mwana wa akira amazi wari usabye akira gotomera ariko mwana we niko se mwana wa unyuzehe n'ayo marira koko ni mugenzi wanjye dukorana nzanye kuri moto ye angejeje hariya ku irembo ko nta moto twumvise yenda se none se mwari kuyumva mute mwibereye mu gikari muganira kugerageza guceceka mwana abanje no gukomanga kuri saro mbura umuntu ko kuzenguruka none se ni ibiki bikubayeho umwana wanjye bitumye urira bene aka kageni noneho ndananiwe mama nagiye kera ku busa ndananiwe pe ndabizi ko uhetse umusaraba utakoroheye mwana wanjye ariko humura Yezu arabizi kandi igihe n'ikigero uzabyara umuto nzaba nkiri muzima mama narihanganye cyane none ndumva ngomba kukubwira ibyanjye kugira ngo umunsi wabonye nzinze nkagaruka hano utazavuga ngo mbaye ikigwari reka barakubujije umuto nakubwiye ngo nawe iwacu wigeze ava mu nzu urumva iso twabanye imyaka 26 dutandukanywa n'urupfu ndakwinginze mwana wanjye wibuke isezerano wasezeranya ko ari akaramata atari uguhura n'ikigeragezo ngo uhunge urumva uzanyemerera mbu wa mbere unaniwe n'urushako mu muryango wawe mama kuko ndananiwe none se ntarindwa aragukubita ubonye yankubita bikagira inzira ntimwumva mama kuva nagera mu rugo rwa ntarindwa simpembwa gute se kuko njye nawe twahuje konte duhemberwaho kandi ageraho agahita ajya kuyabikuza yambujije kubikuza amafaranga na rimwe ibyo ni ibiki numva ugize ngo iki ngo ageraho akayabikuza yego none se ukabahute harindwa se kugura ibyo ukenera byose kugeza ku bikoresho by'isuku ukenera n'imyenda y'imbere arayazana akambarira azakora mu rugo akayashyiraho uko abyumva kandi arabara kugera ku mafaranga nzagura ikiro cy'umunyu igitunguru n'urusenda ubwo se ntabwo mbeshya ni ukuvuga ngo ntamenye ubwenge abandi bajya bambona nambaye inkweto zihengame mwana ishobora byose niko se mwana wa karame ubu turi mu kinyejana cya kangahe cyo kubaho utyo imyaka irenga 7 umaze mu rugo rwe kuki ubari bwumbwiye ibi umutoni mwana wanjye uko hari ubwo ngurisha itungo iyo ubimenyesha simba ngufasha umutwaro wikoreye niko ibyo afite byose ni ibyande mwana we si ibyawe niko tupfa nabi gutyo mari mwana wanjye ndababaye nanga bakugutesha umutwe mama nanga bakukuzamurira tansi mama ibyo narabyakiriye rwose numva nubwo ari ikigeragezo nshoboye kukihanganira tiki ukihanganira gukora ukwezi kwashira umugabo wakaguhembera byose byabaye biracyabahe nako ariko simbyumva ubu se wambara umwenda kuguriye uburushyi burigisha mubyeyi tiki utwo duke ngenera nkuraho yo gutanga mu kibina cyo ku kazi iyo mfashe rero niyo nkemura mu tubazo twanjye bwite aba nagura uwo mwenda cyangwa urukweto harindwa umugiye gukorera uruganda rw'icyayi nta nakurusha umushahara ubu wawe niwo yirirwa yidagaduramo kuko njya numva ko adasiba mu kabari kandi asengera cyane murengwe we nako n'ubwenge buke abantu baravuga ata hari uwabimbwiye rwose ngo umukwe wanjye ni umuntu mwiza cyane ngo yageze mu kabari arabasengerera mbese ngo bakanywa agati kagaturika ubu sibyo ni ibiki iyo aba yidagaduraga mu mushahara wanjye uko ashaka ariko akampa amahoro mama oya nabyo ntibikwiriye mwana aho bigeze ndabikubwira byose kugira ngo nduhuke nako inshuti yanjye yangiriye inama yo kubikubwira ibiki mama ibyo nakubwiraga ko ntarindwa tujyana kwa muganga bakatubwira ko nta kibazo ngo dutegereze narakubeshyaga gwiki narakubeshye muto urantunguye inshuro zose nagiyeyo narijyanye bamuntumye ndamwinginga ngo amperekeze byibura rimwe badusuzumana ubundi azabireke yarananiye kandi muganga yaransuzumye rwose ari imisemburo ari n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose cyambuza gusama arakibura
arambwira ngo byaba byiza nzanye n'umugabo wanjye twembi bakadusuzuma akamenya uko atuvura n'uburyo yadufasha. none se ko mwashakanye kuki yumva wakwivuza wenyine? ngo we twashakanye yarabyaye iriza ngo ubwo ni ngewe ufite ikibazo. none se akaba yaragushakiye iki niba adashaka ko mubyarana? mama uzi ko ubu tuvugana ntarindwa ataha mu rugo gake gashoboka. inshuro nyinshi ataha kwa nyina hariyo umugore yamuzaniye. ibyo ubwira ni byo? ngo kuki ubwo Yosefina umurere ya santere bose banyita igiporoporo kandi byose byakwirakwijwe na mabukwe n'iyo ntara y'umuhungu we. wowe umwana wanjye umutoni nguriye igiki? ni igiporoporo mama ngo nashatse nagiranye ababyeyi. tekereza mama umurenge nkoreramo akazi ka buri munsi k'imibereho myiza y'abaturage. umva ibyo bizanzana kwa Yosefina tuzibonanira njyewe. ma ntabwo mbikubwiye ngo uzaze gutongana na wa mwana wawe. reka urankunda sinuka gusa ndagira ngo unsengere kandi nubona ngarutse uzambabarira unyakirane yombi kuko mu myaka maranye na ntarindwa iyo nishimye nirenga ibiri. umubyeyi gito oya tuzabonana. kurebye kuri telefone yawe ukazunguza umutwe ntari kigenze bite? hari uyu munsi ni tariki zingahe Rafayi? no narababujije, ntabwo nitwa Rafayi nitwa Rafamani. urwo ruzina data yanyise ngo aranyitirira sekuru na rwanga rwose. data mbwira yewe uyu ndakubajije ngo uyu munsi ni tariki zingahe? ni gute utabona ariko kwagusha, ni gute utabona ko ukwezi kwapfuye? ntibishoboka rero kuko ntibinasanzwe. guteze izi tariki ntizijya zigira amafaranga yataragera kuri konti yawe. nde ubundi yabaga ari tariki yanyu. niriwe ncunga ko ubutumwa bugufi buza nahebye kahuta. none se ndugufitiye ideni ariko twabona nawe inde nyine ndakurahiye namuzingazinga nkamunyuza mu idirishya dore uko asigaye angana n'urudodo katahanze. uwo muntu ninde? wa mugore wananiwe kubyara. icyo namubyazaga ni amafaranga. aba yaratinyutse namwereka uwo ndiwe. ariko ntari wahaye agahenge uriya mugore koko. hengeka uzi ko wamugize igikange neza nsigaye mureba nkamugirira impuhwe. niba uzi mufitiye se wamutwaye ukamugereka ku wabo hakaba uwa kabiri. ntamana kugiraga mugenzi wanjye. hamana inama zawe sha kuko ntushobora kumva umusonga wanjye. ntiwashatse dukurikirana? ndakubaza ubyaye kangahe? mbyaye gatatu. niyo mpamvu udashobora kumva umusonga wanjye rero. ariko se sha niba bo mwaragize ibibazo bivuze ko ari uriya mugore wabiteye? ataba we cyangwa we uba wumva ko adakeneye abana cyane ko wowe wari umufite. wakabimenye agiye ko nari mufite. ubwo urumva ari ufite ikibazo. ndabizi se ko ntabasuzumye, ntabwo ndi muganga urabizi. mwe inzoga nakuguriye rero ugabanya amagambo. ndayisoma nta kindi amagambo wivugisha. akanywere byeri naryoshye kuri niba ari uko njye nta nubwo bakubitanye n'icyaha. iriga yarabivuze ngira ngo ni ukuganira. none nakaho ntahira ngewe nawe turabonana. ariko mubwire wa mugabo ni iki ntutahane umunabi ntari nukuri pe. ivugire. ariko ubundi kutambwiye nkubwire icyo uvuga yaba yakoze cyatumye kwimura amafaranga ahembwa. umva maze iminsi ncunga akageraho none niba 30 zigeze yarabikoze rwose. kwimura amafaranga ahembwa guteze? ubusanzwe ahemberwa kuri konti yanjye nkayabikuza nako akaba ari njyewe uyacunga. ariko uburyo wa mugore aranitonda uwanjye ibyo mbimukojeje ndakurahe yambamba agahembwa akajya kuri konti yawe akaba ariwe uyagenga. ubwo ushatse kuvuga ko umugore we utegeka amafaranga ye nawe ugategeka yawe rero? ntabwo ari uko bimeze. none ntabwo ari uko bimeze pe. n'umugore wanjye kuko twembi dukora twumvikana nyine twumvikana uko dukoresha umutungo wacu hanyuma bikagenda bite? ariko rwose mu by'ukuri
ahembwa amafaranga ye nanjye ngahembwa ayanjye kandi twabyumvikanyeho urumva mbere twabanje guhemberwa kuri konti imwe akaba ari igira akajagari mu mikoreshereze yayo yego noneho twumvikana kubihindura yego ubu ngubu nyine iyanjye niyo twafatiyeho inguzanyo yo gukora umushinga wo kwiteza imbere bityo ya madamu niyo dukoresha njye rwose sinirwa njya no kuri banki iki se urabibwenda kumva numva ko utari umugabo rwose uri isugaho neza neza rero niyo mpamvu udashobora no gusengera ndakubonye menya impamvu udashobora no gusengera rwose koko ntabwo wohoteye gusengera se ryari papa burya amafaranga yose wayahariye umugore ngo ayategeke ubu se sha niko reka nkubaze mu rugo umugabo ninde umugore ni umugabo ni njyewe umugore ni umugore wawe papa sha umva yohereza no kuba umugore wawe uzi ko asigaje kuzagukenyeza igitenge akagutegesha igitambaro mu mutwe yarangiza ndetse akaguhekesha umwana akaba ariho uturamo ikositimu mugataha ubukwe ni impamo se ijya koko bayashyiragase umuntu w'umugabo ugategekwa n'umugore ariko se bureka nkubaze ubu rimaremo baguhe n'iri mu bintu mvuze byose igisobanura ko ntegeka n'ikintu ubwo si kitumvikana ari niko wowe urambaza ngo ikigaragaza ko agutegeka ni uko ari gukoresha amafaranga nyine ntabwo ari uyakoresha ngewe ndakubwiye ngo ngomba kumugenera nako ndanagusize sha urumva ndumva inama zawe nta kigenda ubu ngewe ndatashye uratashye ndatashye ariko mutona arambona watumije hose urariretse nimumva njye ntabwo nongera kunywa sigara unywa njye nagiye ndarinywa tu umbabarire wansanganya akazi kenshi rero sinahita nza kureba furaha we nabibonye kandi rwose nta kibazo izi ndirimbo z'imana wansigiyemo zamfashije pe ngaho mbwira rero nk'uko nabikubwiye buriya kuri telefone rega sinasobanukiwe neza ibyo umbwira areruya rero uri umuntu abantu bizera ko usenga wa mukecuru nigeze kukuzanira aharwaye ukamusengera nyuma akajya kwa muganga agakira ndamwibuka buriya azi ko ari we wamuvuye niko mbigenza buriya umuntu aje hano arwaye ndamusengera nkamubwira ko imana imbwiye ngo ajye kwa muganga da nta muntu ugiye kuzagwa hano Josephine rero yaragukunze cyane kandi arakwizera azi ko nta wundi muntu usenga ngo imana yumva atarareruye hareruye ishimwe mwami yesu ushimwe kirisito ko wanyambitse icyo gikundiro rero nari mfite akabazo kandi ako kabazo niwe wakankemurira ngo uteze amatwi mbwira nini ndashaka kuzamuzana hano ukadusengera kandi ukaduhanura ibyo si njyewe hari ikibazo mbigiraho iyo ntangiye gusenga ubuhanuzi burizana nyine urebye icyifuzo cyanjye ni uko Josephine ategeka umuhungu we gutandukana n'umugore we utiki urumva Josephine yagize atyo aranganiriza arandirira koko nyine ambwira ko afite agahinda gakomeye kuko umuhungu we umwe rukumbi yagize atyo agashaka umugore bakaba bamaranye imyaka myinshi kubyara byaranze yo mbega ikigeragezo nanjye ubwanjye natinyaga we nyine kuko umukecuru Josephine abizi neza ko nta mbuto wabiba iwanjye ngo irumbe we yangiriye icyizere nyine anzana mu rugo rwe yakuzanye mu rugo rwe kuhamara iki ndahaba nyine iyo umuhungu we avuye ku kazi arahansanga nyine nawe ibindi urabyumva mbese nyine aragira ngo nzamubyarire mu izina rya yesu shariruya wivuga utyo ubona wicaye mu rugo rw'umugabo wawe ntumenye ko hari abandi bantu bagowe none se ko nabaga mu isantere nkodesha inzu ngomba gutunga abana babiri nturuturaka twa nta kigenda urumva ubu ntaragize amahirwe koko Josephine ni umukire afite inzu nini nyibamo ntawe uri bunyishyuze ubukode mu rugo rwe njye n'abana banjye turarya tugahaga babura amata ahubwo rwose nsengera ndigemo mfatwe nk'umwamikazi mu rugo rwe kugusengera nagusengera rwose ariko ubwo nyine uwo mwene data wari ubuze muramusenyeye kandi aricyo ngira ngo mfashe negukana uwo mugabo burundu ndashaka kuzazana Josephine hano ukamubwira ibyo imana yakweretse ku mukazana bimeze bite erega birahwihwiswa ko kera akiri umunyeshuri yari ikiraya yari indaya butwi cya gikorwa cyasindaga kikarara no mu muhanda abagabo bakagisimbura naho uko bashaka kitabizi uzashyiremo ko cyakuyemo inda zitabarika bikageraho na nyababyeyi kavamo akaba ariyo mpamvu kitabyara ese nk'ubwo ko numva icyo cyifuzo gikomeye muzampa ngahe
ariko se ntarindwa umugabo wanjye watewe n'ibiki ibyo gutaha undi munsi watangiye nari mbimenyereye rwose ariko ibyo gutaha umenagura ibintu sinzi uko nza subutu we funga uwo munwa wawe none ahangaha nakubwiye ngo funga uwo munwa wawe muri wa mugome wambaye umugome hasoni uru no kugira ngo nkwereke ko ndi umugabo ugiye kubanza ukuremo imyenda yose ushyire hariya ndeba ubundi ngo utegeke ibyo nshaka byose mana yanjye nacumuye iki niko bimeze hari ko twashakanye dukundana ikigeragezo twahuye nacyo nkaba ntarakigizemo uruhare ibyo uvuga ni ibiki ko umuto karame umuto karame agasuzuguro usigaranye ndashaka kukakumaramo urumva ko ntako ubundi ntako mfite urumva ndashaka kukwereka ko ari ngewe mugabo muri uru rugo urumva nta soni ku neza nyarwo umaze icyumweru agishyuza amubwira ko nzayamuha ukwezi kwapfuye none nkaba mbese muri make urya amadeni ngo umutoni azahembwa wishyure urayazana ndakubwira ngo uzane ikarita yawe nako n'agatabo ka banki kandi uzane wayasinyiye ukazane wasinye ko narabikubwiye ko bizahinduka ariko ntari bizahinduka mwana we ngo bizahinduka sha ayo iki gisoro nteye kimfata uzi ko cyari kumena umutwe ntari uzikanya iyo mfata mu jisho ntiryari kuvamo koko rikavamo sha ubonye nibura wavuyemo amaso yose ahubwo ukajya ugenda urindagira utari uruyujya ubundi kureba se bikomara iki reka nkureke njye kwiryamira ujya he ukoze gutaha umenye kandi umenye ko ubwawe niko uranutse ngo ndi inkunguzi sha muto ngo njyewe ndi inkunguzi sha uravuze ngo ndi inkunguzi sha uravuze ngo ndi inkunguzi wamaye amahoro ko mu gitondo njya ku kazi ntari ndiko urajya mu gitondo ku kazi njya ku kazi nyine navuze ngo kora muri iyo shakoshi yawe uvanemo ikarita ya banki n'agatabo ka banki ubundi usinye umereze niba ari nayo wabitse ahubwo uyame vuba niko mvuze gira vuba ubwo si icyemezo cyo guhindura konti mpembe ngo guhindura naragifashe ntabitekereza ngo guhindura sha ngo guhindura urongera kubihakana gira vuba kora ibyo mvuze vuba gira vuba niko mvuze ngo wagize ute sha ariko ubwo wadukanye kumwuta rwose birakabije wagize ute sha wagize ute ntasoni sha umva sha zana urayaza wambabariye kuko urayaza ariko wanyishe rwose biruhagije ingahe yose amafaranga nakoreye yahembwa ntibihagije narindwa we zana telefone yawe iyo mfata ari kuma amahoro zana sha umva neza ifate we ngaho gira fungura umubare w'ibanga fafu mbwira pasiyadi yawe gira vuga fasini utongera kunkuruta n'ubundi wamvunnye nari ndakubwiye ngo gira vuba mbwira ahubwo nyiyungurira njya kwa muganga ngo cyangwa ujya kwa muganga ndakubwiye ngo kira telefone wandikiyeho umubare w'ibanga vange gira vuba kandi ndi kubabwira ibintu byanditsemo uziko mbizi umva zana nayo wabikuje vuba none ahangaha yazane se nyine kandi ndakunyuka wa mugore ndakunyuka sha ndakunyuka zana vuba kuba ko n'ubundi wakuvunnye nareba niba ushaka kuvunika zana vuba zana ese mwaramutse ego ko mwazindutse kurusha umwaka ubu mwabyutse ryari mwemayi azinduka abaryamye Yozefi waba utaryamye se ukabyuka komeruka dufite umutekano usesuye se iwanyu habaye iki cyatumye mutaryama ariko Yozefi ndakumva uri mubyeyi nyabaki uvuze ngo iki ndakubajije ngo uri mubyeyi nyabaki ubona urugo rw'umwana we rugurumana wo kuruzimya akenyegeza umuriro ego mana umbandirwe ndarivure mama we ibyo uvuga rwose sinzi n'ibyo ari byo iwacu ntitubandwa rero mva mbese ubwo ko byari bikwiye ko ari njye utabara nkajyana umutoni kwa muganga uturanye nawe ego yabaye ikizi cyangwa yarasamye sinabimenya kwa muganga se hajyayo abagore batwite gusa mwemayi vuga ikikugenza njye kwirangurira inzoga Yozefi ndakumva umbwirire umuhungu wawe uti
uyu munsi ndamwihanganiye kubera ko umwana wanjye yabinsabye yego ubu utanibeshya akankubitira umwana nzahamagara inzego z'umutekano zimute muri yombi urabyumva ubwo nibyo byakugenzaga si icyo cyonyine nje no kukwibutsa ko umutoni namubahaye ari umukobwa nkaba namushaka iwanjye ari umugore uneze amatwi kandi ko nashaka kongera kumva ari wowe cyangwa umuhungu wawe mwamubujije amahoro warakoze kuduha umukobwa ntugasekwe mubyeyi we ugize ngo ikiyoza fi abahawe abakobwa ubu baruzukuruje twe turi aho kuko mwaduhaye igiporoporo ngo igiporoporo burya ibyo nabwiwe ni ukuri yozafi uratinyuka ukita umukazana wawe igiporoporo koko none ko mubyeyi gito none atabacyo afite iki mu nda ye uri muganga se waramusuzumye usanga ayo magambo uvuga ari ukuri ngo n'uwendeye nyina mu nyenga yaramenyekanye disi we icyakora biratangaje kumva umuntu w'umubyeyi akoresha imvugo nk'izo z'inyandagazi ugatinyuka ugatuka umukazana wawe koko aho kuza kuntera isereri mu gitondo wari ukwiye kudusubiza inkwano zacu ahubwo ngo iki niba turi mu we mwakara uwo turimo wose icyo nzi ni uko mpagaze mu kuri ubundi igiti giterwa kugira ngo cyere imbuto iyo kiteze kiratemwa kikajugunywa mu muriro umwana wanjye niwe ugereranya n'igiti yozafi nshatse kuvuga ko yari akwiye kumvira mu rugo rw'umwana hakinjiramo umugore muzima ushobora kubyara uravuga ngo umwana wanjye ari igiporoporo nta n'isoni kuki umuhungu wawe atari we giporoporo mbese kuki atinya kujya kwa muganga niba azi neza ko atari we ufite ikibazo none siriza ni so wamubyaye cyangwa ni sogokuru wawe se nk'ubwo abakurambere ubazanye ute mu gihe cy'ukoko ko babayeho mu cyatambutse aho bera umubyeyi w'inkorashyano naha ntuntukire mu rugo rwanjye mwemaye ndakwiyamye nakoroheye bihagije none utangiye no gutondagira ndakwiyamye rwose gutondagira umva ubusanzwe nditonda witonda ariko ku mwana wanjye nta mikino yozafi nuba n'umuhungu wawe bamutambikanye ubuguru budakora hasi ntuzagire ngo sinamubure nako nawe iyi nshuro ndihanganye kuko nubashye umwana wanjye udashaka gufungisha umugabo we yego di ariko umubwire ngo nibeshya akongera kuntungira umwana urutoki azamenye ko data yabyaye imbwakazi wabyumvise ndabarambiwe mbabarira ntinze gato muto nari kumwe n'umuntu washakaga serivisi noneho ndananiwe nyir'umuri ndananiwe pe jesus umuto wabaye iki ni uko nabaye kwa muganga mvuyeyo mu gitondo none yanjye wajyanye nande se kwa muganga utamamagaye sha nahamagaye mama niwe twararanye baba we nyir'umuri ndakumva nsanzwe nihanganira ibitutsi bya ntarindwa nkihanganira kunca inyuma nkabimenya ariko birakabije ariko ubwo bigeze aho kunkubita sinzi ko nzakomeza kwihangana birakabije rwose uzi n'ibindi ngiye kohereza abadaso bamufate uramenye nyir'umuri ngawe sinafungisha umugabo wanjye ndetse aha mu murenge nta muntu ugomba kumenya ibyambayeho oya rwose muto na mama namwinginze ngo aceceke abantu bose bambonye twababwiye ko ari moto yarayingushije umuto ni inshuti yanjye si wowe wirirwa wigisha abantu ko atari byiza guceceka ihohoterwa umuntu wagukubise akakuvuna gutya urabona no kukwica atazakwica mbabarira umbwire ko nshimye wabeshya batazi kwitegereza se ubu mukangitifu naza akakubaza icyo wabaye uramubeshya utyo abyemere mu kanya nose wo kugahura n'uhagarariye polisi muri uyu murenge wacu akakubaza icyo wabaye nawe uramubeshya ko ari moto iryo shyundu riri mu gahanga ukuboko wikoreye ese yanakuriye n'inzara ko mbona washwaradutse ahangaha ariko mana yanjye ibi ni ibiki koko kwa muganga bampaye ikiruhuko cy'iminsi 5 ndavansabye n'ikiruhuko cyanjye iyo minsi izajya kurangira narakize oya rwose ndagira ngo ngende ari igitifu cyangwa ari abapolisi bakorera hano nta n'umwe urambona ariko mana yanjye none se ubugiye mu rugo iwanjye usanze umuntu waguhondaguye gutya none ntari bukwice koko muto nawe warurayemo yamaze kungira atya asanga indaya ye kwa nyina yego rwose icyo ngo wamagariye rero ni ukugusaba kunkurikiranira ibibazo by'abaturage bitarakemuka uyu ni wa muryango warya umugabe na mukakayondi babandi baherutse kurwana bakanitwikira yego gitifu arabizi yari yanshinze kubafasha gukemura ikibazo cyabo nta kibabaje nko kwirirwa uzimya umuriro w'abandi wowe ugurumana niyo mpamvu ngomba kwihangana nta muntu ugomba kumenya ibibazo mfite iwanjye
kuko buriya niyo ndi kumwe na Ntarindwa nkahura n'abantu mpita mwifatisha ukuboko ngashinyika kugira ngo bagire ngo tubanye neza. ubu se shaho ko abagusaba serivisi batangiye kugukomangirara. umutoni umutoni we ubu koko niba ucyangengera ngo umusaza wanjye yakugize mwana we ihangane. reka mureke uganire na muramukazi wawe muto kandi ntugire ikibazo abakeneye serivisi zawe zose ndazibafasha sibyo tabita nagusindagiza gutahane. Ibi ntibigaragara inyuma Tabita we ni musaza wawe yamfasha arandiga kugeza ubwo numva umwuka ugiye guhera neza neza. ndababaye muto ndababaye ntushobora kubyumva ngize agahinda kenshi kuko ubona umeze utya ryo waguhuje na musaza wanjye. nkubwije ukuri sinashakanye na Ntarindwa kuko wamundangiye Tabi namushatse kuko namukunze tabizi bityo icyaha nakoze nta kindi ni ukumukunda kubura urubyara mpora byo si icyaha cyanjye kuko nta ruhare nabigizemo pe. ubu se yagukubise atya kuziza ko wabuze urubyaro mbega umugabo mubi. Tabi ndakumva imyaka yose maranye na musaza wawe sinigeze menya uko umushahara wanjye usa kuko rero wawuhembwaga. ibaze ni ukuri korera amariye gukungikana furaha ayo yangeneraga yo gukoresha mu rugo nayo yarayakase mbona birakabije pe. mfata icyemezo ntawe ngishije inama mpindura konti mpemberwa. ndakumva umuto ko ibyo wakoze nibyo rwose. ubwo rero yategereje kubona SMS y'uko nahembwe nk'uko bisanzwe araheba niko gutaha yabishe antegeka kuyamuha yose ngo yari yarayemereye umuntu afitiye ideni kuyamwishyura. mva ye nkibaza icyo akoresha ayo madeni afata nkakibura. ubwo nyine nayo guha iryo habara. Tabi ndakumva uzi ko mu mpera z'umwaka ushize ari njye wabonye inzu isigaye isa nabi nkafata inguzanyo mu kibina nkayivugurura. Ntarindwa yavuga ko afata amadeni y'iki koko yo kunezeza furaha. none se wamureze ko umuntu waguhondaguye gutya ashobora no kukwica umuto. nzapfe mveho n'ubundi ntacyo maze kuri iyi si Tabi. iryo jambo risubirana umuto. umuntu leta yizeye ikagushinga imibereho myiza y'abaturage batuye umurenge wose uravuga ngo ntacyo umaze koko. ntacyo maze Tabita we nakagize akamaro nakunguye umuryango nashatsemo kuko banshatse bagamije kwagura umuryango wabo. icyo cyasha Imana yanteye cyo kutabyara nicyo cyatumye umugabo wanjye antera icyizere. ako ni akantu gato cyane yuririraho kugira ngo ahagarare ku mafuti ye. ubu se ni abantu bangaye bafite ikibazo nk'icyanyu kandi bakaba bihanganiranye bategereje ugushaka kw'Imana. ni bangahe bakigize bakihangana bakivuza ubu bakaba barabyaye. umuswa aranga ko mwivuza yarangiza nako reka nceceke ntavuga nabi reka nceceke umuto. aho mpurirana Ntarindwa aribagirwa ko tuva indimu. uyu mutipe bite ko ikintu akomangiye undi barimura nze muhamagare kuri telefone wasanga si ntazo yagiye akanya yabasohotse mu biro koko nze numve. alo umva niko shana ari wagiye ko hari fagitire nayo nkuzanye zazanywe n'abakire kirakupye isi ntawe uhari arankupye wari urimo n'igihe nakomangiye jya mpayinga nonese ngaho ubaye igikoma kubiri by'uyu mubiri wose mani. umva banzubwire niba bagiye rafa. bagiye se mbwira yewe niko nkubajije.
ni wowe nshuti ngira rwose niba kubaza uvuge ku busanzwe ndi umuntu w'umunyamahoro urumva neza ndetse uzanatanga ubuhamya mu rukiko kunzi neza kuva turi abana kandi niko kuri urumva twariganye amashuri abanza twiganye ayisumbuye kaminuza rwose nibwo twatandukanye urumva kuko nari ngiye kwiga finance nyine wowe ugiye kwiga ibindi ibi byo ntibyo uvugaho nari mu rukiko uragiyeho gukora iki ninde wakureze se ubundi yewe ariko ugiye kuvuga ko nta bapolisi babiri wabonye binjira mu biro by'umuyobozi ndakubaza niko nta soni wowe ntababonye bazanye nawe binjiramo baraganira ubundi barasohoka baragenda yaba tata we uwo wabonye nyine wambaye inyenyeri ngo ni umubyara we bahirukanaga kera uravugisha ukuri yari atambutse rero ngo agiye ku karere mu nama ubwo nyine aravuga ngo reka musuhuze awe tata we none se mbwira vuga ariko mu by'ukuri wari wifungiranye kubera gutinya abapolisi ceceka sha nzi ko nta kinyabiziga utwara ngo wagonze umuntu uriruka ntarindwa wakoze nuko utari njyewe wakoze iki se niko wari upfuye ndakurahiye ibyo byuya byose ni iki ryakubijije ibyuya umva ndakubwiye ngo reka manze asubize ubwenge ku gihe none se n'icyo wakoze neza we mana yanjye we mu bintu ntinya buriya uburoko buza ku mwanya wa mbere yego ntabwo nakumva kubona abapolisi hano bihuriye he no kugufunga umva kwihangana byananiye rafa byananiye kwihangana rwose ndakidiha igiki se cya kimara cy'umugore we ngo ni umutoni nta kidishye rwose wicaye aha mu biro wasize ukubise umugore ntari nitonze ndamunyuka ibyo bita kunyuka ariko kandi nizeye ko agasuzuguro kamushizemo urumva namunyutse rwose nta bintu byinshi umva aho ndagukarabye ikindi kandi ndakugaye urangaye kuko nakubise umugabo ukubita umugore nta mugabo umurimo rwose mva ndagukarabye ndakugaye nakubwiyemo ndakubwiye ngo nuko atari we washatse umutoni uko nkuzi wowe wari kuba waramwishe ahubwo narindwa ndihangana yahihanganye umutoni wakuretse ugahembwa umushahara yakoreye ntari inshuro zose arahembwa amafaranga akajya iwawe abantu bose bazi umutoni bamuzi nk'umugore witonda umugore mwiza ugira umutima mwiza kandi witanga mu kazi ke garukiraho tutatuma shwana nawe rafaye ndakubwiye ngo ceceka ntihongere uranyita rafayeli nanone ndafanako mva nkubwire rero ni ukuri niba warambuye ibiganza byawe ugakubita umugore abo bapolisi utinya batinze kuza kugufata pe ndakurahiye urimo urakomanga ku biro byabo mu nyumvire inshuti zo muri iyi minsi ya nyuma koko uranyifuriza gufungura fa ni ukuri kw'Imana ndakugaye cyane kandi icyo cyaha bakigufungiye ngaho ndi rafa sinababara pe ibyo nkubwiye ni ukuri kwanjye kandi guhagazeho yego inshuti ariko ibintu byo guhohotera umugore ntabwo ushobora kubigushyigikiramo yego aha reka dore akira fagitire nari nkuzaniye hamana ubwo bwoba bwawe nkabona mu kanya polisi ije kukujyana sha yego ntari rafa ese ko wari uzi neza ko ari icyaha ubundi wagikoreye iki horeresha ngewe ndi wowe aho guhama hano n'ubwo bwoba nasaba uruhushya nkajya gushaka umugore wanjye nababaje nkamusaba imbabazi wenda yakubabarira ntanakurege hari uzi ko babivuze ukuri ngo umuntu akora icyaha abizi kandi abishaka koko wowe ubwawe wakoze icyaha ntiwasabye imbabazi uratengurwa kubera ubwoba ahubwo se rafa wanyemereye nkagutuma ukajya iwanjye ugatera icyumvirizo urumva neza ukanyumvira impumeko hari n'uko atekereza kuko namugize rwose ndabizi ntiyabashije kujya mu kazi ibyo ndabihakanye pe urabihakanye ndabihakanye umva igireyo umva nkugire inama ariko iyihe wowe genda ahubwo umusaba imbabazi njyewe kandi ni ukuri niba uzi ubwenge ntuzongere gukora iryo kosa pe furaha uri mu makiko ngo uhamagara ntiwitabe naje mama wanjye akira mwana wa impano nkuzaniye unzanira impano nkande wowe ninde wakubwiye ko nkeneye impano zawe
ubu unzaniye izo mpano ngo nibagirwe ibitutsi nyoko yaje kuntukira hano iwanjye unzaniye impano se ngo bigende biti furaha mwana wanjye karamema garura hano izo ngirwa mpano bataba badushyiriyemo kabutindi akira niko se muko karame nako ndebera furaha we iki ni igiki ariko ni cyiza ma unzanira iki kintu agazi ngewe ndi umugore wa Shabani babapagasi wo kwa nyoko ariko umukecuru iki ngewe Yosefina bakubwiye ko nabuze amafaranga yo kwigurira igitenge cyiza ku buryo ujya mu isoko ry'inaha ngaho ukangurira za musazi ariko se ubundi cyiza cyaguturukaho ni igiki nagatangaye fura karamema genda umpereze umukasi hariya mu nzu nzanira umukasi ariko abantu bashira isoni ye si ibinguyu yazanye ni ibiki ibi ni ibiki koko ye si wowe ko yatindanye uyu mukasi yawubuze niko furaha mama ndawuzanye nguyu banguka mpereza hano nkwereke mpereza hano nkwereke fata hano nkwereke komeza ngikate neza sha fasha fura tugikate cyane rwose ma mukecuru fasha rata ibyo ukoze ni ibiki tugikate cyose kata cyane basi nzajya abagikenewe reka kugikatagura gutya fasha na hano fura fasha ngakate ibi bimbayeho ni ibiki koko ni ukuri urahemutse nakurambabaje mukecuru agikase hababaye yambabariye umugabo wanjye wagiye rurese kuko yarapfuye bukeye bwaho mbyara umuhungu yari amaze igihe ategereje nta soni ngo ndakubabaje niba ubabaye umanuke wirohe muri kamera abagenzi cyangwa werekeze Nyabarongo ugende n'ubundi ntacyo umaze ku isi none urumva icyo umaze ari iki birashoboka ko wowe ntacyo nkumariye ariko hari benshi mfitiye akamaro n'igihugu cyanjye kirimo igihugu kimariye iki se muko kuzuza imisarani gusa nyir'ijuru we rekeraho umukecuru ayo wavuze arahagije arewe ubundi umutima wanjye niwe wanshutse ungira inama yo kukugurira impano nibwira ko hari wasubiza agatima impembero maze ukareka gushuka umugabo wanjye umubu uzi kwirirwa ku murenge ugira inama bawugana kandi ntayo wigiriye ariko ubundi nahebewe n'uwaguhaye akazi ku murenge wacu rwose bizampagurutse ino njye kwa meya mubwire ko yaduhangitse icyari kinzanye ndakibonye reka ngende urakagenda buheriheri nk'amahembe y'imbwa yesu cyakoze uramukoze umenya atazagaruka ahangaha pe nicyo nashakaga simushaka ku muharuro wanjye atazava wagutera umwaku nawe ntusame mwana wawe ubundi si uko igihe maze hano ko bitaba ntiyabirangije ma ubusanzwe birashoboka ko nabonana n'umugabo kangahe ntaratwita ahubwo mfite ubwoba ko yaba yarandogeye umwana ni ukuri wa mugani kubyara twese hariya mu isantire tubizi ni gute umuhungu wanjye atagutera inda koko nyamara ubyigaho neza uriya mugore we yaramurebeye cyangwa rero wemere uze tujyane kureba wa munyamasengesho dusengere ariko menye ko yandogeye umwana namwica we nsanze yarandogeye umwana namwica bakamfunga erega ibiporoporo nta n'impuhwe bigira buriya yamugirayo da inama ni uko waza tukajya kureba umuntu nyine akadusengera uzi ko ari byo ariko rero hagati aho mama urahemutse iki gitenge ukataguye cyari cyiza kubi pe umva kandi icyo mfa n'abakene ubwo rero wagishakaga camana ukuri ko imana ntakweshyira n'ingikeneye pe yego ese ko umuhungu wawe nta n'icyo arangurira kuva naza ha kandi nyine nubwo wakise musazi gishobora kuba kinahenze pe niba yarakiguze make yakiguze 25,000 si bya bindi bya 12 twese twambara aramasi mabuja kutaza ngo tugere ingurube twazanye ko baziguze utegereje iki reka aracitse Shabani we aracitse indese yandindagise ngo ni umukwe wanjye yewe mbonye umuntu usa nawe aca mu maso mabuja umukwe ubundi ko ari umuntu wo kubahwa bigenze bite ngo umutuke ubaha wiyubashye Shabani we ariko koko umwana niwe wiha ingobyi ndeka ubu rero urumva Shabani kumva uranamperekeza duce kuri banki aya mafaranga tugurishije iriya ngurube n'ibyana byayo ndashaka kuyashyira kuri konti y'umwana wanjye ngo iki yose se yose Shabani
uko yaba ari menshi ra hashize igihe kirekire ntacyo muha umwana wanjye nako arayakeneye cyane agomba kujya kwivuza ariko disi ukuntu nkunda umukobwa wawe ni ukuri shaba ko wimyoje se kutega birakatsindwa umutoni ntaba yarancitse reka ariko uzi ko dusa n'abareranwe igihe nagereye iwawe mfite imyaka 18 buriya wese iyo yari afite ra ako shaba caho tuganire tugenda yewe nyamara uransetse kandi ndabizi ko umutoni tungana kandi nanamukundaga cyane ko yavaga kwiga akaza akamfasha imirimo yewe ntiyirirwa yicaye mu ruganiriro nk'abandi banyamashuri ewe umwana wanjye ntiyari kwitwara gutyo kubera yuko naramureze nyine tukaganira tugaseka akambwira ibyo ku ishuri nanjye nkamubwira amakuru y'ibyabaye mu cyaro byose adahari erega ndabizi kandi ndabyibuka nk'ibyabaye ejo shaba kandi ni ukuri ndabigushimira ndagushimira ko wambereye umwana mwiza ntushukwe n'inzoga ngo unanirwe gukora buriya nibyo byatumye ushobora kwiyubaka ukaba wubatse n'urugo rwawe ni wowe mbishimira mubyeyi mwiza uzi ko naje gukora iwawe mvuye mu ngo zirenga 8 kubera kunanirana uwakundangiye yarabimbwiye shabani we ambwira ko uzi gukora rwose ugahinga ukagira n'umugisha kuko aho wageraga inka zarabyaraga ariko ingeso yo gusinda ukiri umwana ikakunaniza kugira aho uba buriya rero mubyeyi ijambo rimwe ryonyine wambwiye niryo ryatumye nisubiraho ijambo rimwe ko nzi ko nakubwiye amagambo menshi se iryo ni irihe shaba umunsi nza nasinze ari nijoro urabyibuka ndabyibuka nari nanakoze amakosa akomeye rwose inka z'iburayi zabira kubi ko numva si ibyo utabikoze rimwe shabani we nibwo nahitaga mbireka burundu bukeye bwaho warambwiye ngo shabani uracyari umwana muto ufite urugendo rurerure cyane ugomba kugenda ariko ni wowe ubwawe uzatuma ruba rubi cyangwa rwiza arakubeshya se guhembwa ukwezi gushira ufite amafaranga angahe bavuga ngo ntayo ahubwo se ko kwajyaga gushira waranayamase watangiye kunguza urangije urambwira ngo abandi barakwirukanye ariko njyewe sinzakwirukana nzakureka wijyane ariko umenye ko ari wowe ubwawe wihemukira nta wundi uhemukira nimuwe nabaga ngufitiye shaba none se ubwo kukubwira ko ari wowe wihemukira nicyo cyatumye wisubiraho shaba wongeye ko mpemukira n'abazankomokaho kuko ntisubiraho ngo nkorere amafaranga azangirira akamaro abo nzabyara bazansanga mu bukene nabo bazaba bakene abo bazabyara nabo bazaba bakene mbese ngakomokwaho n'abakene nk'uko data yapfuye ari umukene igisekuru mbese ayowe shabani we mbabarire naragucyuriye ibyo rwose ntabwo nabyibukaga oya rwose we kwicira urubanza ntiwigeze uncyurira wambwije ukuri kandi niyemeje kubihindura buriya rwose nubwo mu minsi ishize wangira inama yo kuzigama njye n'umugore wanjye twari twarabiganiriyeho nibyo yego rwose kandi ndabashimira ko ubu noneho mwiguriye itungo muyo nagurishije uyu munsi rero umuntu ashobora gutangira buhoro buhoro akagera kure cyane rwose mbega umuvumba uramutse ariko rero murahirutse da aho twavuganiye mumbwira ko mugeze ahazamuka ese ugira ngo inzira iva iwacu iza hano atazamuka ahangana iki reka twanzike rero impamvu nabasabye kuzinduka ni uko ngira urugamba rwanjye ndurwana hakiri kare dore ubu kuva saa 9 nari narutangiye wakoze cyane mukozi w'Imana rurwane rwose wabona ushyiguye kabutindi igumbahisha inkoko mu rugo rw'umwana wanjye wishidikanya mama aleluya ndamwizeye pe nukuri arakora
nubwo utarasubizwa ntuza kuko umutima yesu arakora. mana y'icyubahiro ndagushimira cyane ko wantoranyije mwami imana ukansiga amavuta ukanyambika imbaraga zo gusengera ubwoko bwawe. ushimwe mana. haleluya mwami imana ndakumva ishakaribatataka. haleluya yesu ushimwe kucukumbura imigambi y'ingunzu n'inshakura karibatika mwami. ndakumva mwami wanjye kristo ndakumva vuga ndakumva mwami. yego papa urakoze mwami nibyo ndakumvise mwami imana ashakaribatataka. oh kristo jesus bakobwa ba yesu muteze amatwi muranyumva neza rakaribatikasha. yesu mwami imana uri hano papa uri hano kristo uri hano mwami wanjye. imana iravuze ngo izi mirimo yawe izi kugaburira imfubyi ukakira indushyi mu rugo rwawe ari nayo mpamvu itazagutererana. shimwa mana amena ashakaribatika. oh yesu ngwino mwami ndakumva uri hano ndakumva papa ndakumva urahari mukecuru mwiza. yesu aravuze ngo umubabaro wawe yose yarawubonye kandi nta kimunanira. shimwa mama ndabizi mwana ndabizi nta kikunanira. tega amatwi wumve ndakumva mukozi w'imana. umuhungu wawe umwe rukumba akaba n'abucura bwawe. yesu arambwiye ngo nta wundi yasize ni umugore wirabura mugufi wambara amadarubindi. kristo urakoze kuri hano ashakaribatika. yesu ndakumva mwami w'abami. mama kurize mama. ndi mu bashimiye umwana wanjye umutoni none aramurunduye. dutabare munyumve nanone turakumva mukozi w'imana. papa mbwira ndakumva. imana iravuze ngo umwaka utaha igihe nk'iki. muranyumva neza imana iravuze ngo umwaka utaha igihe nk'iki furaha azaba akikiye impanga z'abahungu ku bibero bye. haleluya kristo yakoze. munyumve neza imana iracyatubwira ngo ariko mugomba kubanza kwikiza uwo mugore kuko hari ibintu yatabye mu giti yateye mu rugo rwe ahora yuhira umunsi ku wundi. icyo nicyo gituma we furaha udasama. muranyumva niko imana ivuze. urakoze yesu ngo yabikoze kuko azi neza ko uramutse usamye ibyo byose byajya ku mugaragaro. murabyumva neza ngo bikamenyekana ko yashatse ari inzira irangaye nuko imana imbwiye. urakoze mwami w'abami urakoze yesu. kandi yesu ambwiye ko ari inzira irangaye. muranyumva neza adashobora kuzabyara nubwo byagenda gute kuko imana itari gukomeza kwihanganira ubusambanyi bwe yaramuretse avamo nyababyeyi. ashakaribatika yesu urakoze. imana iri hano thank you jesus. urakoze mwami w'abami imana irahari mwayumvise. icyubahiro kibi cyawe mana. imana ishimwe ni ukuri. bishyire ku mugaragaro mana twizera mana dusenga mana yacu turakwinginze bishyire ku mugaragaro mwereke ko imana ishobora byose. mutamazi mana mwambike ubusa mu muhanda mana mwiture ibyadukoreye mana mubabaze mana. furaha imana si uko ikora nta soni. urasenga ubwira imana ngo yambure abantu ubusa ku muhanda. imana si uko ikora. niba bishoboka izaba umwambure mwana wa izamwikoreza isakamburira ku mutwe imuhindura kabarore mbega umugore mubi. nukuri arakora nubwo utarasubizwa ntuza kuko umutima yesu arakora. agahira karakanyagwa karakuzungereza ukazunguka ko bigenze bite ko utashye kare noneho sheri saa yine
uwo naje kare aho naje si iwanjye niko ndakubwiye ngo ngomba gutahisha yewe ntarira umenye ko ntigeze nteka rero kuko maze no kumenyera kwakira ko utaha iwanyu ukaza bwenda guke uvuze guki muto kuko nta biryo bihari ngo guki umugani wawe nta n'uwo ntekera nta bihari da rero wahisemo kutarya rero ariko mukagira ibara none si iyo utariye utekereza ko yewe ntagomba kurya yewe ntarirwa ndakubaza washinze y'umugore kandi ubu wabona ntarindwa atonga ni ibiryo ngo mu iki by'ukuri uheruka kurya muri uru rugo ryari ntariye ndavuze ngo ibyo ntibivuze ko ngomba gutaha iwanjye ngo nsajye utatetse urabyumva ubu koko no guteka birakurereye kandi nicyo cyonyine wari ushoboye rwose mugabo wanjye iyo ubwira ko uri butahe hano mba nabikoze ariko nakiriye ko washakiye undi mugore mu nzu umwanya we ariko mana umbafu ntasoni umva we nk'ubu koko mu by'ukuri moye iki ngo nguhoye iki uwakubaza icyo nkubitiye urushyi wakivuga mbese muri make wangize igikinisho wigiraho imirwano nk'uko wabivuze ubundi izi saa sinakagombye kuba ari hano none se nyine uje kunkubita ndakubwiye ngo mpari kubera impamvu rwose waba wisubiyeho se mugabo nawe ndakurambiwe nta soni ariko nk'ubu koko nacumuye niko muto ndakubaza wabikoreye iki wabikoreye iki kuzi neza ko wasambanye kugeza uvanwemo umura washatse ushakiye iki washatse ushakiye iki ubu nawe ugiye kwemera amagambo ino bavuga umva ndakubwiye ngo mama wambyaye arasenga agasenga imana ikavuga ati urumva imana yabimubwiye ko warenze kuri ubwo bugome wankoreye bwo kuryaryagura nkuru kugeza nkurongoye kandi uri igiporoporo ukandogesha ngo ntazabyarana n'undi mugore ngewe nukurisha ndakwica umuto ndakwica umuto ndakugwanurira ngo nagacawe agacupa ariko ndakwiyahura ndakwica ngandegereza n'ubundi nta gereza irenze kuba narashakanye nawe ni ukuri ko imana ishobora byose barambeshyera nari sinigeze nsambana niwe mugabo nzi mu buzima bwanjye kandi uretse kubyirengagiza nawe urabizi byose imana yabyerekanye rero yabishyize ku murongo ibi ni n'abakobwa nk'amwe mu nywa ngo tubashaye tumenya ko muri abakobwa nabyo birahari urabyumva wabikoreye iki muto yumva ibi urabisubiza ntabwo nanyoye agacupa ukinze urugi ukinze urugi wumva ukingura ariko nkubwiye banza ucururike rwose ni ukuri inkoni zawe mbaze ncururike sha nibwo nyikiri buryo wanteye utaha umonda ngo simukinga ntacyo umutori wanjye erega ndagukunda ni ukuri kw'imana kandi nanagukumbuye nuko nyine mfite agahinda rwose mukundwa ubu abo twashakiye rimwe bafite abana bari mu mashuri naho twe turi aho gutyo gusa mutoni wanjye mutoni mugore mwiza niba y'imana dore ubu nicaye imbere y'umuryango ubwo nutambabarira ndaharara rwose mugore mwiza kingura kingura ndagukunda ntari wakinguye ni wowe unyise umukundwa wari wanyingiranye none ninjiye urureho reka uherekesha noneho icyo nashakaga ni ukuguha isomo urumva ntituri kumwe ubu noneho ze ubu ngubu ngiye kuguha isomo ku buryo mu gitondo ubyuka ujya iwanyu gushaka umurozi waguhaye uburozi wampaye ngo nabyarana n'undi mugore ubundi abuguhe aguhe ubwo kuza kundogora
urumva umva nari narakwihanganiye bihagije noneho ndahamagara polisi uragira ute ndahamagara polisi uragira ute sha uragira ute ndakuniga umugome gusa oya nakorekane icyo gukuniga sha nibutse inkwano zanjye we sinakwica ndazikwishyuje inkwano zanjye ibyo kukuroga no kukurogoza byo ntabyo nzi rwose uzi ko warungishe uyabundi abiretse nibutse inkwano zanjye ariko ubundi uba muzima wa mugabo we ngewe ntabwo mba muzima ntabwo mba muzima sha niko ntabwo mba muzima ntabwo mba muzima niko ntaho wahungirerega ko narangirize gufunga dore imfunguzo dore tugizi ngizi ndazifite ndakora se nyine ngo murekure winka bakaba uzi neza ko ibyo bidashoboka ntabwo bishoboka ukimbwira amagambo wiranisha z'inkwano zanjye igira hino ko naguhariye furaha wagize utesha niba ushaka ibyo njya kwa furaha narindwa we wa maya igira hino naragukoye sha waretse gushaka kunkoresha ibintu by'agahato koko ni amagambo menshi mfite niko mbwiye narindwa wandetse asigaho ariko nari hasane umugabo wawe warasoze ibintu ni ibiki bimbaye kanisha z'inkwano zanjye narisha hasane narindwa we ni ukuri murakoze kuntabara shaba muri abantu b'agaciro rwose nakubwiye ko kugukorera ari nko kwikorera kuko uri umubyeyi wacu kandi izi inka zishonje abana bacu babura amata kumenya noneho ngiye kubivamo shabani we abashumba barandembeje pe kusetse susetse iki shaba ko naje muri uru rugo ndi umushumba kandi ko nanjye nabanje kukunanira nyabusa se wowe ko wabwirwa kukumva wakosoga ugakosoka ugira ngo uri nk'abana b'ubu ntibanumva byo rwose icecekere uriya musore nari namuganirije ntako ntagize yewe uretse ko wabona atinya izuba akenshi iyo tugiye kwinjira mu bihe by'izuba batangira kwiyenza gusa amaze kurambirwa urujya n'uruza rwabo muri uru rugo iturize mama njye na mutima ukeye wanjye turahari turaziba icyuho muri iyi minsi ari nako tukurambagiriza ushobora kumusimbura mwabivamo shaba rwose kwahirira inka enye n'ihene esheshatu ubu se ko ari imana ivuga nkaba naragurishije ingurube zose zaraha byari kugenda bite koko nibutse ko n'ingurube yanyu ikeneye kurya ubuse muzabivamo koko urumva twakwemera ibyo tudashoboye koko umutima ukeye arahira buriya n'ubu nsize ubwatsi bumereye nabi nibyo ubu se sintuye kabiri ndagenda nsange maze no kugwiza ntongere nikorere nzi muzi icyo mvuga ni ukuri muri abantu beza pe umwiza niwe wadukamiye ukaduha n'aho turambika umusaya n'aho duhinga wa mubyeyi we mitoma yawe rwose ahubwo mutima ukeye wawe nashaka azansengerera ishaba wumva ahora abyivugisha kuko buriya nubwo atari igisazi nkanjye ngo asahinda bikubwire tumva ariko aragukunda cyane impamvu naribuze ngo azansengerere urayizi se shaba oya none se yo ntagoboka ni wari ugiye kumwihakana kandi waramuteye inda wa yego disi nako ni wowe uzansengerera uriya muhungu mwiza mutima ukeye yari agiye kujyana mu nda akajya iwabo mu burengerazuba wari kuzamubonera umuhungu wanjye mahirwe amahirwe yanjye koko ubu nari kubona muzi nawe atanze cyane rwose iyo nahura na nyina riravuga ko umwihakanye ngo umugarure ubundi nkubwize ukuri
ubu koko byari kugenda bite yewe niyo mpamvu buriya ababyeyi baba bakeneye mu buzima bwacu buriya mu mutwe wanjye numvaga ntashobora kwishyiraho umutwaro wo gutunga undi muntu nanjye ubwanjye ntibeshejeho. ibyo ngibyo abasore barabyitwaza ugasanga babyaye abana batazarira baranyanyagiye impande zose kandi mbere yo gutekereza ko utazabona ubushobozi bwo gutunga umugore n'umwana wamaze gutera inda uba ugomba kubitekereza mbere yo gutegekwa n'urwo rugingo Imana yaguhaye imbere yawe cyane rwose. aho kugutegeka gukoreraho ugatekereza gukoresha uburyo bwo kwirinda gutera inda. ariko ubundi mama kuvugisha ukuri cyane wabitewe n'iki mbwira rwose. iyi minsi Shabani we ubu se kubemenya inshingano ntimubayeho kandi nimugenda mwiyubaka umunsi ku wundi ikindi rego uwo mugore nawe aba ari amaboko wungutse. yaba uravugisha ukuri mubyeyi inama zawe nzahora nzigenderaho kandi nzajya nzigira n'abakiri bato pe. wakoze kuza kundeba ariko ndakwinginze uceceke nyir'umurire. umva rero umutoni niba udashaka ko ndega umugabo wawe uzareke kumbwira ibyawe kuko niba twigisha abandi kudaceceka ihohoterwa rikorerwa mu ngo si twe tugomba kuriceceka. none rero uragira ngo abaturage bazumve ngo wa muntu wirirwa atubwira kwirinda ihohoterwa nawe aribayemo. niyo bimenya se bazakurasa bazakwirukana ku kazi kawe se bazakugira bate ku buryo ureka umuntu agakomeza kuguhohotera. kugeza ubu sinzi icyo ntarindwa nshakaho nyir'umurire sinkizi pe. ntarindwa bigiriwemo inama na nyina yaramparitse ku mugaragaro umuryango we n'uwanjye turabizi kugira ngo rero asige furahaza mfate ku ngufu n'ubu sindabyumva. yagufashe no ku ngufu muto yabikoze nyir'umurire ngaho nawe mbwira ukuntu uzatinyuka nkajya kuvuga ngo umugabo wanjye twashakanye yamfashe ku ngufu. kuba mwarashakanye ariko ntibimuha uburenganzira bwo gukoresha ibyo udashaka. nyir'umurire mfite agahinda kenshi mu mutima wanjye gusa ndagira ngo nkavuga ngo wasanga yabitewe n'uko namubuzaga uburenganzira bwe. oya rwose umuto ntugatekereze utyo kuba mwarashakanye ntibivuze ko agomba gukoresha ibyo udashaka ni igikorwa abantu bumvikanaho ibyo kubikora ku gahato ngo ni uko mwashakanye akabikora abizi neza ko mutameranye neza kuko uzi neza ko guca inyuma ntabwo ari byo ni ikosa nako ni icyaha nta nubwo ari ikosa gusa. simbizi nyir'umurire ubu sinzi icyo ngomba gukora. icyo ugomba gukora ni uguharanira uburenganzira bwawe ukabwira inzego zibishinzwe ihohoterwa ukorerwa n'umugabo wawe. ibyo byo rwose ntibishoboka na mama wambyaye natinye kubimubwira ngo watatarakara akajya kuri polisi nawe uzi ko iyo utaza hano ntabyo nari kukubwira. ukumva ne kukubura ku kazi rero sinze kukureba nkone uko ngo uhamagaye ukambeshya ko warwaye umutwe ukinambwira ngo urwaye umutwe bikomeye kandi ugiye kwivuza nahise nkeka ko warayikubiswe rwose. iyo nkubita gusa ntankoresha ibintu by'agahato n'ubu ndabyibuka nkumva ngize isesemi singiye gukubeshya. cyakora nahamagaye mushiki we Tabita ndamubwira ngo umusaza wawe arandambiye mpita nkupa. ese niyo mpamvu mpure nayo mu marembo yashingije hano. yarakaye akajya yiyesura ndamubwira nti ntiwahindura ibyabaye uriya mubisikanye agiye kwa nyina kumutegererezayo. none se umutoni inshuti yanjye urumva uzabaho utya kugeza ryari? menya nziyahura ngo nta soni umuto ngo kwiyahura wiyahura kubera iki koko? iyi si nkwiye kuyivaho nkagenda nyir'umurire. oya sha oya wivuga gutya. naje muri uru rugo nsanze urukundo ntarwo mfite urubyaro ntarwo mbonye. uriya abandi bagore barahohoterwa bakihanganira kwihotorera abana babo njye rero nabuze byose nk'ingati. oya ntabwo wabuze byose muto ufite imana ufite twebwe inshuti zawe zikuba hafi niyo mpamvu nkwinginga ngo inshuti yanjye kanguka uharanire uburenganzira bwawe ntarindwa ntagomba gukomeza kuguhohotera gutyo ngo uceceke. maze ukoreshya ni uko angana niko imbaraga ze zingana. uzi ko yansikamiye nkananirwa kunyeganyega we ubu leta ko ry'ibumoso ryabaye ubushye. nyagasani we ibi ni ibiki umuto ubu wicaye aho umeze utya koko umutoni wambaye tukajya kuri ntibishoboka nyir'umuringa kandi narabikubwiye. none ko nukomeza guhishira ihohoterwa uriya mugabo agukorera ko azakwica umuto. oya ariko nawe wibishyira kuri urwo rwego ntarindwa si umugome wo kunyica urebye bimwe nabigizemo uruhare
nk'iyo murekera uburenganzira bwe nk'umugabo wanjye ntibyari kugera kuri uru rwego. Umutoni ko numva noneho ibintu ari bubashe kubiceceka. Ntarindwa araguhohotera ku mutungo kugeza ubwo kubuza uburenganzira ku mushahara wahembwe. Narindwa guca inyuma ukihangana akagukubita ukihangana none ugeze ubwo gufata ku ngufu ubu urumva bikiri ibyo guceceka ko kumuto. ngo nuko hano ari mu rugo rwawe nanjye ni iwacu kandi ni kwa data di ararusohoka ku buryo utinyuka ukava iwawe ukaza ukirukana umuntu ncumbikiye iwanjye utazi n'impamvu namuhaye icumbi. Furaha ndavuze ngo subiza ibintu byawe mu nzu. Noneho Fura wibeshye ushukwa n'ibirenge ngo ugiye gutera ibyo byamvagara byawe ngo urabigarura muri iyi nzu. Kandi Tabi nakwihoreye ugira ngo ubu sinahamagara mudugudu akaza. Muhamagare mama muhamagare mubwire byose mubwire ko wazaniye umuhungu indaya mubwire ko ugiye gusenyera umuhungu wawe kubera indaya wazanye hano. Nibeshye se byose mbivuge mama mbivuga ko umuhungu wawe ahondagura umugore we kubera iyi ndaya wamuzaniye ngo rifura. Ariko rwose ngewe ndarengana. Njya mubyeyi yangiriye impuhwe n'icuro. Zibaho iwo wiryamanye na musaza wanjye mu nzu kwa nyina uzi ko yasize umugore mu rugo. Ntukivange mu bitakureba Tabi. Ntayingwa ni musaza wawe ariko nanjye ni umuhungu wanjye namugiriye ku Gisedi ntubizi. Ningize akababaro ko kuburiya mugore yarandogeye umwana. Inde wakurogeye umwana koko mama umutoni niwe witumurozi. None se ko ari Imana yabi Cakaho se nta jambo ufite hano nta soni. Imana muvuga mwe murayizi. Mwabonye Imana iteranya abantu uwo munyamasengesho wanyu bahanura ibiteranya abantu nawe azambona uretse ariko tuzabonana nawe ntabwo uzangukira. Ariko Tabi ufite ibiro bingahe ku buryo wumva warwana n'abantu bose ukabanesha di. Ariko ubico nshaka none hano uko uyu mugore asubira iwabo mama nta kindi. Ukumva namwemerera rero. Urabyemera? Urumva nakwisuzuguza kugeza ubwo nemera kuza hano kwirukana umushyitsi wanjye. Ngo umushyitsi wawe aha ni wanjye mfite uburenganzira bwo kwabana n'uwo nshaka di. Nuvuze ko hari iwawe wenyine. Hinga nkwereke. Ariko se hinga nkwereke se Tabita wasaze. Ndebe ko kwivugisha. Tabita wasaze. Ayo mafoto y'umugabo wanjye urayashaka wiki kandi wa mukobwa uri inkunguzi. Nuvuze se ngo aha ni iwawe ntabwo ndi inkunguzi mama. Ayo mafoto manura naya data. Reka ayo mafoto se nyine. Data ntakiriho ariko harabyumve. Uvuze ko ntagifite agaciro muri rugo kubera ko Furaha yahasimbuye. Ariko se wa mukobwa waretse tukumvikana. Cururuka tuganire mwana wanjye. Tabi ubusazi nk'ubwo ntuzabwongere rwose. Amafoto y'umugabo wanjye ntuzongere na rimwe kuyavana mu mwanya wayo. Mama sinirukana Furaha hano ngaharyama nze kuharyama kuko mfite urugo rwanjye. None nubwo hano ari iwacu ndabizi ko ari wowe ubwawe uhafite uburenganzira kuko ibihari byose ari ibyawe na data. Cyane rwose. Ariko sinshaka ko musaza wanjye aza kurara na Furaha hano ataye urugo rwe. None se mwana wanjye ko aricyo cyonyine nabonye cyatuma musaza wawe abyara. Sibyo rata. Nubwo ahari bitoroshye kubera uriya mugore yamurangije. Ibyo by'amarozi ntongere kubivuga mama. Kubera iki? Ntiwongere kubivuga rwose. Kubera iki? Hatazagira umuntu byumva akabizamuka no ku murenge cyangwa inkuru ikaba kimomi naha ngo sosiyete wacu n'umurozi. Ujye mumenya ariko n'abakazana bayo. Ntacyo nakora ngo mbikwemeza ariko ndabizi neza. Rwose Furaha wirukana hano. Dufitanye ibihe byo kumusengera ngo Imana ivane. Azagenda musangi wawe. Azagenda musangi wawe noneho niba ari ibyo. Ntaho ajya Tabi. Aragenda mama. Agenda ajya hano ni iwanjye. Reka nze nkwereke ahubwo. Nimusiga hano Imana ibimbaze. Buretse nze nkwereke iki se? Buretse nze nkwereke. Unyereke iki? Ubwo wasanga ari wa muhungu wawe uhamagaye. Cyane rwose. Sawa rero nawe nashakaze. Alo mama. Ntari waje ukanyiza mushiki wawe ko yanteye iwanjye akaza kuresha iyo telefone hano mpereza niko ntari wagikoko we wantarewe wampyisi uri hehe muzumbwira ibyo warayikoze koko umuntu w'umugabo muzima nkawe aratinyuka kongera gukubita umugore we kuriya ikirenze kuri ibyo ukamufata ku ngufu wangegera we subiza uri he wimbesherera umwana Tabi. Subiza telefone yanjye vuba. Subiza telefone yanjye vuba none haba. Ni gute vuwe ngo yamufashe ku ngufu uri aracyamukeneye. Uretse no kumufata aracyana mureba nirihumye. Aho bari umubyeyi gito se wigeze wumva induru ivugura tabara. Wigeze subyuka mu gitondo ngo ujye mu rugo rwurebe uko ameze. Uguze uko yamugize. Yamuhondago yamurya inzara aramunigara aramusambanya kugufa. None ngo ubonye yamumara mu mwuka. Komeza umushyigikire mama. Icyo cyo nuko umunsi yamwishe bakamufunga. Nzakubona wikoreye amaboko.
ngo nikorera amaboko. cyakora ndatangaye pe. niko se ntari ubu koko kugize amahirwe akaba ari njye kugwaho iyo bose asanga usinziriye mu biro wari kuvuga ko waraye he yewe hari amahoro amahoro Yesu uzi ibibazo mfite Rafa. mva rero nkubwira wa mugabo ntiwishinga amagambo ya mukecuru wawe uriya n'umugore yazanye iwe ndakurahiye uzasara. icyo nzi cyo nuko wari mukuri Rafa ye. none se niba babeshya kuki furaha uriya ntamutera inda akanwa gatsinda rero nanga ko nkubwira ibintu bidasekeje ugaseka umuntu w'umugabo aseka mugenzi wari mu bibazo. ntari impamvu guseka no kubibazo urimo aba ari wowe wabyishyizemo. ni ukuri pe kare koza aho gutangira gukeka ko warozwe akaba ariyo mpamvu udatera ijisho ry'inda wari kujya kwa muganga n'umugore wawe mukivuza. aho ikibazo kiri hakamenyekana mukanavurwa. reba ibyo wahise ujyamo mu by'ukuri cyakomeje gushyigikira uriya mugore. mva mubwire ngewe Rafa mvugisha ukuri. nakuri mbonyaho mvugisha ukuri pe rwose sinzakugira inama utigiriye. nushaka guca mu muriro nzakure kuwucemo pe unyuremo nushaka nicaremo nuko uvuze nushaka kujya mu ruzi nzakure kurujyemo rushokemo rwose kuko Imana yaguhaye ubwenge. ubwo uvuze ngo iki koko ngo mvuze ngo iki mva nkubwire wa mugabo we wirahuriyeho umuriro umunsi wiyemeza kugira abagore babiri. ariko rero ngewe simfite abagore babiri mfite umwe. umva urumva none se uvuga ko udatera inda uramwihakanye ngo ari imyoza ariko cyakora nkubwire nari ntihanganire ko njye ntagushyigikiye. ndakuzi turi inshuti ariko ubimenye nawe urabizi uri umunyamafuti. ariko ndi umunyamafuti uri umunyamafuti. umva aka kantu tekereza nk'umunsi aha mu kazi hageze amakuru kuko ubita umugore ikize nta soni kuko ntuzi ko bavuga ko inkuta zigira amatwi ubu hakise ukumva. ariko igitangaza mbere yo gutinya ko bimenyekana wowe ntiwari ukwiye gutinya kubikora. ndakubwiye ngo ceceka. umuntu w'umugabo wubahwa hano mu kazi koko abakozi bato bo mu ruganda barakubaha abayobozi bakakumenya nk'umukozi mwiza kandi w'inyangamugayo. n'ubundi ndi inyangamugayo. ngaho ibaze kuzumva wacyuye inshoreke mu nzu kwa nyoko urataha gukubita umugore. wacecetse wakintu ariko ceceka iki ko n'ubwo ubu ngubu utabizi ngiye gutabaye. urantabaye ndagutabaye nyine wiki umva nje kukureba maze guhura na mushiki wawe. mushiki wanjye uriya Tabita yaraje kukureba hano yarubiye. ndakurahiye ntiyari kuva ahangaha abakozi bose badahuruye ngo bumve iyo nkuru ibyawe babimenye byose. ubwo uravugisha ukuri koko mubeshyera iki Tabita yaraje aha ku kazi. ni ukuri da ndakurahisha umva turahuye ndamusuhuza numva abanje no kungurukana ngo ni ngewe ugushyigikira mu mafuti. urumva ukuntu ngenda arenganye nk'ibyo bintu mba bigezemo ubwo nyina wagurukanye gutyo ngo avuga ngo ni ngewe ugushyigikira mu mafuti ese mwihererana mubaza ayo ariyo. maze arambwira kuko aragenda kamwe byose arabivuga. numiwe ni ukuri ubu byose arakubwiye niko ntari koko n'ubundi ko wacyuye furaha kuki wageze ubwo ufata umutoni ku ngufu koko. ariko nabikoze kubera kwanga agasuzuguro Rafaye rwose ntukire ko hari ikindi. mva rero nkubwire icyo nkubwiye cyo nuko nutitonda uzisanga ari wowe umuntu usuzuguwe ino hose kubera guhohotera uwo mwashakanye. kuko Tabita ndamucubije mubeshya ko udahari ngo wasohokanye n'abashyitsi bari basuye uruganda ngo mwagiye gusura imirima y'icyayi. wumva ibyo binyoma ubutuma mbeshya ariko iyo akubona n'umujinya gufitiye ndakurahiye ari gukora akantu hano. uri nawe no gushyigikira muramukaze mu mafuti. wabona ari mushiki wawe utashyizwe akaba agarutse shaho Tabiteze cyangwa shaho ubwo abaye ari polisi nabyo kingura ntari kingura ngewe ubwanjye mushiki wawe mvuye kukurega so kujya kwisobanura. ariko
uracaye hano umuryango umwe n'uriyo hari niwo bari nakubwiye fata kingura ariko ndabizi ko urimo urajya hihise wagumye hamwe ko byarangiye se urajya hihise nyingurira ikingurira utavuga ngo ndabashyigikiye ntaho urajya umuryango hari n'umwe. urakoze cyane nyir'umuri iyo utahamba nituye hasi. none se ahubwo ibi dukoze nibyo muto kunsindagiza ukanzana kwicara aha muri biro yawe se wari kujya kwa muganga sha ise ntiyapfa kugufata kuriya ari gusa rwose. n'ubundi umenya ndwaye kuko muri iyi minsi sinzi uko meze kuko buriya kuva bwacya si ubwa mbere mfashe mu gitondo nabyutse mpagurutse numva ndazungereye mbona simbona neza ndongera ndicara. aho kujya kwa muganga uza mu kazi ko kumuto mu kwezi gushize narasibye cyane nyir'umuri ahubwo nuko nkugira ugakora akazi kawe n'akanjye tukaba tunafite gitifu mwiza ubundi baba baranyirukanye pe. ndumva rero wajya kwa muganga umuto bakagufatira ibizamini byose. hari igihe nkeka ko mbiterwa n'ibibazo mfite cyangwa no kuba ntariye kuko nk'ubu naburaye. ngo waburaye umuto cyangwa ntarindwa yongera guterera hejuru akuza guteka ngo urye uraceceka ngo bitamenyekana umuto. uwo abandi ararengana. byagenze gute? kuva namusabira imbabazi bakamufungura se ugira ngo yigeze yongera kurara mu rugo. reka da asa n'uwimukiye kwa nyina. iyo yagize ngo aje mu rugo ntamvugisha yiroha mu cyumba cy'abashyitsi kandi ni ukuri arandenganya pe. sinjye wamureze ni mushiki we. winyibutse ibyo wakoze umuto kubona udukoze isoni nge natabita ukajya kuvuganira umugabo wawe uvuga ko nta kibi yakoze ko mwari mushwanye gato akarakara uko yahise agusaba imbabazi ko ubundi mukundana cyane ariko ku muto ko nk'inshuti zawe twakoreshejwe n'umujinya tugahubuka tukarega tutakugishije inama koko. erega namwe mwari munkojeje isoni. oya rwose kandi rero imyitwarire umugabo wanjye afite mwayigizemo uruhare. kuba atamvugisha byose ni mwebwe pe. ngaho abagore mukunda abagabo koko. niko kuri umugabo wanjye ndamukunda cyane nta mahoro nari kugira iyo afungwa binturutseho. ngaho mbwira rero uramukunda ku buryo wahisemo kwicisha inzara kuko atakikuvugisha rero. birananira pe. ariko ndateka byatangira gutogota umwuka ukankubita nkumva sinzi uko mbaye. nuko umuto nituva hano ku kazi turanyura ahantu nkugurire. ngurire iki? akaburusheti n'ikirayi cyangwa igitoki sha ariko we kwicwa n'inzara rwose. cyangwa rero mpamagara umukozi wanjye tumubwire icyo ushaka kurya tuhaca ubanza urya ubone gutaha. yesu we ahubwo rero afite iseseme nyir'ubune. wa mugore we wagiye kwa muganga wagiye kwa muganga umuto uzi n'ibindi umukozi wawe mwihorere ndataha kwa mama. hanyuma se mama wawe ni muganga? ndumva nkumbuye ibiryo yatetse ni nabyo nshaka. umuto ako se ntashye uriya mugabo ntaze gutaha urugo rwanjye rwarara rwonyine. muhamagare yohereza wamupagasi we mubisikana aze kuhakurarira. aho kubigenza nkyo namuhamagara agateka akabimuha akabinzanira. cyangwa nabyo uko ngo ukemanga umuto umuntu utangiye kwifuza ibiryo byatekeye iwabo ubwo ni gusara. kuki ukeka ko atari gusasa? nyine ndanga kuvuga ibintu ngatuma ubyishyiramo kandi wenda atari nabyo. nako icyiza ni uko wanyemerera akazi kakirangira tukajya kwa muganga pe bakagufatira ibizamini bakagusuzuma indwara zitandukanye harimo n'ibyo bakorera umuntu utwite. uvuze ngo iki nyir'umuri? nyine ibimenyetso ufite bishobora kuba iby'indwara runaka pe cyangwa bikaba n'iby'umugore utwite. nanjye se ma cyane uzi ko ariko mperukana n'umugabo wanjye igihe mfata ku ngufu uretse n'izo gahunda no kuvugana ntituvugana pe. wowe ntiwongere kunywa fura uribuka ko muganga yavuze ko mu byo ugomba kwirinda n'inzoga zirimo. ndabyibuka ma ariko reka nzisezere pe. mama ndakumva kukugira mu buzima bwanjye nicyo kintu cy'igiciro mfite rwose. ni ukuri nzakwitura iki koko? ntacyo nkwifuzaho kindi mwana wa
uretse gusohora uriya mugore mu rugo rwawe uyu mugore mwiza ugutwitiye akarwinjiramo. nibyo rwose ntabwo nzabyarira kwa mabukwe kandi umugabo wanjye afite urugo. Oya rwose ni no gushaka uko mutandukana tugasezerana sheri. si uko nibutse ko mwese mwize amashuri make mutekereza kimwe pe. ubwo se murumva ibyo bishoboka? uravuze ngo njye nize amashuri make ntari ayo nize yose aramaze yamfashije kukugira inama none fura haragutwitiye. icyo nshaka rwose ni uko mu burenganzira kwa se w'umwana mbihorere njye ariko reka nkubwire ntari ntabwo nabyara umwana utagira iwabo pe mukecuru ibyo nanyuzemo byose urabizi kandi wibuke ko wanyijeje ko umuhungu wawe naramuka ntenda tuzabana. murafuraha mwana wanjye ibi ni ibyo yivugisha mugomba kubana. umutoni agomba guturumbuka mu rugo rw'umwana wanjye akagenda. yego ariko ni ukubyitondera rwose. nta kizakubasha fura umukazana wanjye ni wowe nihitiyemo. tabita ntiyaje hano ahinda nka kagoma akagenda uko yaje hato. niko byagenze rwose kandi ndagushimira ko wampagazeho. hariya nashizemo ahubwo si umwuka byaramwe. mfite inyota rwose. ubwo rero kuva udutwitiye umwana zinga imyenda yawe ngewe Yosefina ngo uherekeze nkwinjize mu rugo rw'umugabo wawe. iworata mama nicyo nari ntegereje rwose. reka nza ahubwo ndaje nyizinga. gira vuba. iki mama tumva ni iki se? urabona utaneje uriya mugore koko? gute se? kuva bya biri nakoze byaba nari ntaratinyuka kumureba mu maso. none ngiye guhingukana furaha mu rugo rwacu koko. impamvu utabitinyuka se ntuyumva ni ibirozi bye bikikurimo. ariko humura hareruya yaragusengeye n'ubu aracyasenga. ntarindwa mwana wanjye ugomba kubimfashamo tukikiza umwanzi tugasohora mu nzu ruriya rubereri igiporoporo umugore w'ikirangarizwa tukinjizamo umugore ugutwitiye umwana. mama nacecetse ubu nkumve rwose. none se ntabwo mwakwitonda tukabicisha mu nzira nziza zisobanutse? mpereza igicupa naryo ndipfundure ndifiningize maze ubundi nkwereke po. ariko rero mama ndakumva. umutoni afite uburenganzira bungana n'ubwanjye muri ruriya rugo. ndavuze ngo uyu munsi furaha ntarara hano iwanjye nawe ntuhararana nawe muratahana. cyokora ndasigarana abana be. ndayizanye mama. ngwino mwana wanjye ngwino yizane. ndabyemeye. tugende. ariko mama ntitujyana. arewe tugomba kujyana uriya mugore nkamubwiza akaminura muhini ko niyibeshya agatunga furaho urutoki azaba rutunze umwuzukuru wanjye uri mu nda kandi ko tuzabonana. nababajije ngo ikibagenza muri iri joro ni iki? nanjye ndakubaza urabazane. mwebwe mwese uko muri batatu ushoboye gusubiza nasubize. agasuzuguro ugira ni umunsi wa mukobwa we. mwumva mama uratinyuka ukabaza umugabo ikimugenza mu rugo rwe koko atashyiwe. hanyuma se mwe babiri mutashyeye n'ibikapu. furahaje mu rugo rw'umugabo we kuko amutwitiye umwana. wabyumvise? ntari ubu noneho ntunshakaho akamunani. hejuru y'ibyo wankoreye byose ngaceceka. urarebye usanga ntibihagije noneho uzanye uyu mugore mu rugo rwanyu. umva uravuze ngo nta jambo ufite hano. mu by'ukuri koko amashuri wiza kumara iki niba utibuka amategeko ngenga. nuko mwana wawe umugore ntakagusuzugure rwose. ngo uriya muhungu wanjye ni umuntu mwiza nawe ntazagukoza n'urwara azagutetesha azagutonesha kuko umutwitiye umwana. ariko ni iki nagucumuyeho gituma ngira ikibuga cyo kwigiraho kurwana kuko. umva ndavuze ngo gira vuba kandi usohora ibintu byawe mu cyumba cyawe. yego urumva nta soni. ntagenda. imaze iminsi hano nakuretse nkarara ahandi ugira ngo rero niko bizahora. yego niko nta soni wowe. ibyo ntibishoboka ntari
ngo ntabwo ni bishoboka ukuri ntibishoboka birashoboka rero kimwe n'uko uyu mugore munzaniye mu rugo atagomba kurubamo ararubamo 1 2 3 7 9 10 11 300 ararubamo ubwo noneho tugiye kurebana narihanganye nanze gushyira umugabo wanjye hanze noneho rero aho bigeze ihohoterwa nkorera rigiye kujya ku mugaragaro rirajya ku mugaragaro nakuwaye munyuke ntari ufite ishyano murane ndakurira ari warigeje gore ntagomba kugusuzugura umfasha ariko rero nyamara mureke mbabwire ni akazi kanyu igende cyarayisha umuntu atangiye no kuvuga amazi kandi igende ni akazi kanyu igende umuto mama koko uyu mugore atanyeganyega n'ibyo yigira ntari uwo mugore ni mubi ndamuzi ubi turebe ko atatse mama ragera akazi kawe mbese ndabona mama washutse nyamara uwo mubyeyi mva mbese abantu bakomanze ni bande bose bavuye hehe mbakingurire se reka bihorere babakingurira se batumare gashaka bakaturayo ubuse turavuga umukecuru sinigeze n'umuringa wowe usintekereza neza umuyobozi wanyu usa kubwira iki nta kindi uretse kutugaya asiko ndi inshuti y'umutoni kuva twatangira akazi hariya mu Ruhengeri mubwiye ko nigeze gufatanya na mura mu kazi tukamurega umutoni akamufunguza ariko ntabyemeye pe mwana wanjye ari hagati yo gupfa no gukira kubera biyabiko bamenya ko atari abantu bafite ubumuntu sinari kumubashyingira pe ikimbabaje ni uko muri aya mezi yose umutoni namwinginga ngo ajye kwa muganga yisuzumishe murebere ko atwite akananira rwose mukecuru none byamenyekanye ko yari atwite amezi 3 ari muri koma atari bunabyumve ubu nta kintu nsaba imana ndi gusaba imana ngo umutoni akanguke nubwo inda ye yavanywemo n'imigeri ntarindwa yamuteye ariko byibura yumve ko yari agiye kuba umubyeyi nanjye n'ibyo nifuza ariko akibimenya agahinda ubwako karamwitana umutoni umwana wanjye wararyikoreye umunsi ujya kuri polisi gufunguza kiriya gikoko cy'umugabo ubwawe ugahakana ihohoterwa ukorerwa ukivugira ko yacitswe kwiga ntibihagije koko turiga ariko uko dukoresha ibyo twize nicyo kidutandukanya n'abandi inshuti yanjye umutoni ntako ntamugize ntumubwira ni inshuti yanjye wirirwa ufasha abandi guceceka ihohoterwa bityo rero uvuga umuriro ubamo mu rugo rwawe yari yarananiye rwose mukecuru urabizi ko nyina atabita twahinduye abasazi kuri polisi ubu ubwaje akavuguriza ibyo twavuze ntarindwa bakamurekura agataha yemye koko iminsi imwe yonyine ntarindwa yari amaze kuri polisi yatumye umutoni aho aramuhangayikiye ngo yaramubabaje umenya ariyo mpamvu atakimuvugisha umutoni ntiyigeze abona ko ntarindwa nta rukundo amufitiye ntibyari bimworoherega nubwo tuvuga buriya nuko atari twe tubaye mu mwanya we wabona natwe twari kwitwara nkawe ubusenya amashuri nize amariye iki koko kuki nacecetse koko kuki ntabonye ikirego cya mbere kidakunze ngo nkomeze nshake n'ibimenyetso bigaragaza ko nyina atabita turi mu kuri ese buriya ntarindwa yo kwiga byamumariye iki koko ese ntacyo byabamariye rwose ngo mwisabire imbabazi wowe se urinde kandi
uje gukora iki hano fura uje gukora iki ese ubundi kuki baba batakujyanye n'abo mwakoranye amahano ngenda arengana n'izindi ndebera ukuri kw'Imana ndarenga rwose ahubwo impamvu yageze hano ku bitaro akiri muzima nuko nagiye guhuruza ubundi rwose baba bamunogoye ariko nagize ubwoba nsohoka muri kiriya gipangu cyabo niruka njya guhuruza abaturanyi nibo batesheje ntarindwa n'ubundi aba yamunogoneye yapfuye pe nuko Imana ntabwo mbabeshya ariko uretse wowe mada nyir'umuri iryo zina ndarizi urabizi cyane rwose mama yesu we uyu niwe furaha mada ceceka nkubajije iki mbare kabiri nakikubona hano nagende uje gushinyagurira umwana wanjye nyuma yo kumutwarira oya ngenda ariko nukuri kw'Imana ndarenga urega iki izina ry'Imana nishakira ndabona ngo mvira reka nkubwire wa mubyeyi ubwira iki nari mbayeho nabi cyane pe hariya mu isantere hafi yawe Josephine acururizaga n'umutarunzi nyine umunsi umwe tuganira numva afite agahinda ko umuhungu yabuze urubyaro mubwira ko ngewe iyo ndyamanye n'umugabo rimwe mitansamo nuko urwarira umwana umugabo oya ntasoni nuko ubuhaye Josephine ikibatsi rero cyo kukongeza urugo rw'umuhungu njye nishakiraga imibereho pe kandi n'ubwo Josephine yari azi ko umuhungu we yanteye inda ntayo pe ntayigeze ntera nyine nashatse umuntu usenga aramubeshya kuko nzi neza ko naboneje urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire ejo bundi aha mbonye ko ibinyama byanjye bishobora kunkura ku mugati ndirwaza njya kwa muganga ndaza mubeshya ko cyane ko atarazi no gusoma ntiyigeze anabimenya ntarindwa ngo arabyemera yarabyemeye ntarindwa ntiyigeze ambaza igipande cyo kwa muganga ibyo namubwiraga byose arabyemeraga cyangwa ibyo nyina amubwiye mbabajwe nuko ntarindwa agiye kuntera azize kwikora nawe unere nyine nawe ugomba guhana ugomba gufunga na Josephine na ntarindwa ubu uracyari aha ngaha bataragutwara urengana iki mbega indaya mbi rwose sigara hano njye kuri polisi ukurikirana iki kibazo uraza kuba mbega ibyo mbonye cyakora nta kindi nababwira uretse kubabwira ko mfite ikimwaro cyo kwitwa umwe mu bagize umuryango wanyu mama mva mbese ni nako bimeze kuri barumuna banjye ariko sinari nzi ko furahiriya ndaya yantekera umutwe mama mbabarira uceceke uyu ni umunsi wa gatatu umutoni aracyari muri koma bavuze ko bashobora no kumwohereza mu bitaro byisumbuyeho ariko ntarindwa we ntari umutoni aramukabuza ubuzima bwe kubera wowe n'igihe nawe wampa byibura iminota mike yo kugera aho ari nkamureba nkamusaba imbabazi nubwo atabasha kunsubiza ndatekereza ko yanyumva none se tabi wadushakiye utuburanira nta muntu ushaka umburanira mama ibyaha nakoze byose narabyemeye nta na kimwe mpakana umugore wanjye naramuhohoteye bitari rimwe bitari kabiri akanyihanganira ndetse ntamvemo uzi ko nta yindi mpamvu umutoni yakwihanganiraga atari uko yagukundaga ntari ariko n'umunyamasengesho wa furaha witwa rero yabamufate pe kuko niwe wenyegeje umuriro atubwira ko umutoni yaroze musaza wawe umuntu wese ufite uruhare mu kibazo cy'umutoni arahigwa bukwari uwo nawe arashakishwa kuko bageze iwe aho yari atuye bakamubura umenye yari afite ibirozi ahubwo ubwo ni gute yabimenya agahunga kandi atari muri uyu murenge ngo amakuru yamugezeho inkuru yanyura ahantu hose mama ayiwe ubu ku mbuga nkoranyambaga niyishyushye ayiwe ku buryo no ku bitaro aho umutoni arwariye byabaye ngombwa kwitabaza inzego z'umutekano kubera iki ubwo kubera isibonero ry'abanyamakuru wowe ntaringura tuku ibitutsi bitagira ingano ku mbuga nkoranyambaga ngo uri inyamaswa muntu uri igisimba kigenda umva n'ibindi byinshi nizere ko ntarimo tabi umubyeyi gito watoteje umukazana we kugeza mwishe ninde wundi se atari wowe mama none se kuki bavuga ko umutoni yapfuye kandi akiriho nta banyamakuru nyine bagomba gushaka uko bakuru abantu bakurikira inkuru zabo ariko uwama agafata furaha mu biganza byanjye mana yanjye namufata nkamukaraga mu kirere nkamuhanura no hasi ngo pi
iriya ndaya yambeshye ko itwite ituma nica umwana umugore wanjye yari atwitse. inda wamuteye wamufashe ku ngufu ntari ni ukuri uri igikoko pe, uri igikoko nk'uko abantu bari kubivuga. ntari nturi umuntu nako wampuza n'Imana ngo nyibaze impamvu nisanze mvindi imwe nawe cyangwa mbyarwa na Josephine uyu nguyu. ariko rero si igihe cyo kutwihakana kuko turi mu byago tabi. niba ntarindwa ashaka kuborera mu munyururu biramureba, ngewe unshakira amafaranga unshakira umuvoka wo kumburanira mama we. ese ko abo bavoka bagowe nk'ubwo azaba aburanira abantu bose bazi ibyo wakoze, aho gusaba imbabazi z'ibyaha byawe uracyashaka kuburana, ubundi ubwo uzaba uburana iki? muri uyu mukino ishyano ry'umushyitsi wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Umutoni mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Ntarindwa mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Nyirumuringa mwakiniwe na Irasubiza Mukere Ernestine, Rafa mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Josephine mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Mwemayire mwakiniwe na Maria Cecile, Aleluya mwakiniwe na Nyirarukundo Savera, Furaha mwakiniwe na Munyana Narisa, Tabita mwakiniwe na Mugeni Yeme, nawe wabakinisha Shabani ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.